Yes, ndabasuje cyane inshuti bakunzi ba Don't Speak TV. Nanone ndagarutse nje kubagezaho ibindi bintu kandi byiza cyane, noneho ngiye kujya mbigisha mu biganiro bigiye bitandukanye. Ni ibintu nasanze abantu benshi baha bakeneye kumenya, ndetse abantu baba abakwiye kumenya, cyane cyane nibanda ku bantu bakoresha ibi bikoresho by'ikoranabuhanga, amatelefone, izi computer, mudasobwa n'ibindi bigiye bitandukanye. Utuntu tw'ubwenge ngiye kuzajya mbigisha ndetse mbereka cyane cyane kuri mashini, computer ndetse na telefoni za smartphone. Uyu munsi tudatinze ngiye kubereka ibintu abantu benshi batazi kuri computer, ndetse bibaza ukuntu bikorwa, bakibaza ukuntu bigera muri screen ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, bikabayobera. Ariko noneho ngiye kubereka akantu. Hano hari izi application ziri hano hasi uko zitondetse. Iyo uguze imashini cyangwa se ubonye imashini ari cyashya, utu tuntu ntago tuba turi hano. Utu tuntu ni wowe utwashyira. Wakwibaza ngo tuhagera gute, dushyirwaho dute? Ni utungutu izi application zigiye ziri hano hasi wisanga zagezeho, ariko ukibaza uburyo zagiyeho bikakuyobera. Nibyo rero ngiye kukwereka ubu muri aka kanya, kugira ngo nawe utaha ujye ubyikorera kandi ube umuntu w'umwexpert mu kumenya imashini muri rusange. Izi application zigeraho zite? Ubundi se wari usanzwe uzi aho application za mashini ziba? Nabyo bimenye muri iki kiganiro. Hano urabona mfiteho WhatsApp, mfiteho PowerPoint, mfiteho Excel, mfiteho iyi Microsoft Store, cyangwa se aho ushobora gusanga nyine aho ushobora kudownloadingira Microsoft zitandukanye. Hano ni muri search, aho ushobora gusearchingira ikintu cyose kiri muri mashini. Ahangaha ni File Explorer, ushakira amafile menshi cyane wagiye ushyiraho. Izi ni application baragenda downloading, CapCut n'izindi. Urabona za TikTok ziriho. Ushaka kuba wifuza ko application ukoresha cyane muri mashini uyibona ku buryo bworoshye. Nibyo rero ngiye kukwereka, bidasabye kujya muri application za mashini aho ziherereye, cyangwa se ukaba wayishyira hano muri screen uko ubishaka. Uti rero ubigenza uti, uraza ukaza hano ureba handitse start, muri aka kantu kari hano mu nguni. Warangiza uri kukabona ugakirikaho. Iyo umaze gukirikaho, urabona hano baguhaye ama application agiye atandukanye ahari ushobora gukoresha. Noneho rero wowe icyo ukora uraza ugakora hariya kuri all. Sinzi nimba habonye kuri all katubaking. Noneho hano hari all, ugakoraho application zose. Urabona mpita nzibona, bahita bazimpa ku murongo. Izo nshaka za Instagram n'izindi za mail, uko application yose ushaka hano utisanga aha hantu, yaba iyo downloadinze n'iyo utadownloadinze zose. Urabona nk'ubu wenda reka tuvuge dushaka ino piano 10. Ino piano ko tuyibona hano hasi, kugira ngo ariho tuza kuyisanga, tujye tuyibonaho ku buryo bworoshye. Ikintu cya mbere turakora, uraza ukore kuri right click. Hano ku mashini yawe hari ahantu ushyira urutoki nyine uri kuzunguza kano kantu ugenda ugira. Hari rero ku ruhande rwo hepfo cyane, ntago nabona uko mbibereka. Uragenda ukore ahantu ku ruhande nyine rw'iburyo, noneho uhakandi hepfo ku nguni, uhakandi. Numara kuhakanda, bahita bakwereka ibintu bitandukanye. Barakwereka ngo pin to start. Reka dukore hano kuri more. Urakazana hano ugashyire kuri more. Numara kugashyiraho, urahita ubona ahantu handitse ngo pin to task bar. Ahangaha kuri pin to task bar nuhakora, nuhemeza, iyi application yawe irahita iza ihagarare hariya hepfo. Tubikore. Wabibonye ko yamaze kuhagera tayari. Ni ukuvuga ngo tayari ubu application yacu ku buryo bworoshye, aho twaba turi hose, igihe dushakiye dushobora kuza tukayibona hano, tukayikirikaho, tukayifungura,
tukayifungura tukaba twajya mu bintu bigiye bitandukanye uko dushaka kuyikoresha kose. Hanyuma rero si ibyo gusa, kubera ko niyo ushaka kuyikuraho mu gihe wifuza kuba wenda wayikuraho, n'ubundi uraza ukayishyiraho iyi kansa yawe cyangwa se aka kantu, noneho warangiza ugakora ya right click, hanyuma ugahita ukora unpin from taskbar. Si ibintu byoroshye. Ubwo bivuze ngo n'izindi application zose wifuza gukuraho wazikuraho zose zikagenda, ugasigaranaho application wifuza gusa gukoresha. Ndabashimiye cyane, kura subscribe, kura kuri subscribe kugira ngo tujye tubana muri izi nyigisho ngiye kujya mbaha buri munsi, ngiye kujya mbaha akantu k'ubwenge ko kwiga kandi tujye tubana. Rwose ndakwinginze kura subscribe wowe ubonye iki kiganiro, ukoreshe ukore comment kugira ngo tugende duhererekanya ubumenyi bugiye butandukanye, kandi nzi ko ibintu bizagenda neza. Ndabizi muzanshimira nyuma, ariko mu rwego rwo kunshimira kora subscribe, ndakore na like, ntibibagirwe gukora like ndayigusabye, ni akantu katagoye rwose, ndakwinginze uyikoreho.